What's up, my people? How are you? Now, my name is KABERA from Rwanda, and here is International Cinema Service. I'm a programmer. Panisha. None se papa Cyangwe, we kose indirimbo nziza cyane. Nanjye nayibonye, ariko nayanarije. Urimo urabwiramo abahanzi. Ngaho tubwire ikintu wavuze uri Juni. Bw'abuhungu bwigize ubukobwa, inzara burasiga bugira umukara. Ngo burebe uko bwakurura abafana. Uwo wundi uzanye, uwo wa mbere uzanye. Noneho rikajye kuzana undi. Ibyo bintu bisobanura neza. Ngaho tubwira ikintu uvuze kuri Bruce Melody nyuma yo kukwima kurabo. Niki? Barabasi muri shitingi. Ariko papa Cyangwe wasanga ufite ijinyori ngo barabasi muri shitingi. Ibyo se birakureba. Ni yawe se. Ariko se Bruce Melody tumwihorere. Ngaho tubwira ikintu Rocky yijyanagamo. Guhemuka gusinda no gucemba. Rocky yari umwana mubi. Niba ibyo bintu uvuze ari byo. Bega kajama kakagome. None se ngaho komeza utubwire ibindi bintu yabakoreraga. Wigira inama ari we kirura. Nyuma yo kumva ibyo byose byababayeho, none se papa Cyangwe ndumva ufite ijinyore rya danje. Ngaho ugira message ugenera Rocky. Sinzi icyo uzambwira niduhura. Ngaho kiri ibyo wariye birarura. Uzi kuzanyamo ibindi bintu bitani ngombwa, noneho baragufunga. Reka nigende. Hola my people. So guys, mwakoze kureba video cha indirimbo bita Sitaki ya papa Cyangwe. Indirimbo nziza imaze nk'umunsi umwe igiye hanze. Umusore kuri platform ziwe ni papa Cyangwe official kuri YouTube mu muremere. Indirimbo irimo iratwika byahatari, ariko nayanarije arimo aravugamo abastari benshi cyane. Mugende namwe murabyiyumviramo ba Juno, ba Bruce Melody, bande bose. So guys, rero nibuke gukanda subscribe, turacyari kuri KABERA series. Ikintu wakunze ugishe muri comment, then noneho dutwike ashyira mu roko dasabu kandi akabuto ko hejuru uzaje ahantu handitse all uhakande, noneho buri video yacu uzagisohoka uzagibona nko muri bya data. So guys, rero turi kumwe, ciao ciao.